Muzi bukwizera gukiza TV ndabasuje kandi mboreyeho kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 uzababera umwaka mwiza, umwaka w'ishya n'ihirwe, muzahinge, museze, musarure, mujyane ku isoko, murye, muhage, kandi muri uyu mwaka abacuruzi muzacuruze mwunguke. Muri uyu mwaka buri muntu wese icyo aserekezaho amaboko izamuhire mu izina rya Yesu. Mwagize neza mubana natwe 2025, mwatweretse ko mudukunda, muradukurikira aha kwizera gukiza TV. Mwarakoze rero gukora subscribe, nawe ubifungura YouTube yawe ukabona ukwizera gukiza, turakwinginga kugira ngo were kugenda yakoze like, yakoze subscribe, share na comment. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyane. Iyo ubikoze ukweretse yuko ukunda, ukweretse yuko wishimira ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Ni ijambo ry'Imana, ni ubuhamya, indirimbo tubana natwe. Rero ukuri ugize neza. Ndashimira abari muri Canada, ndashimira abari muri Australia, ndashimira wowe uba muri California waranyandikiye, ndashimira abari muri Mozambique, hari abari muri Zimbabwe, Uganda, Kenya, Tanzania, hari n'abari muri Namibia, namwe narababonye, Zimbabwe narababonye. Mwarakoze cyane, mwarakoze cyane, muri inshuti nziza, n'abandi bose bari hirya no hino. Ukuri mujye muzatuganire, mujye muza mubane natwe kuri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, aba ari iby'agaciro gakomeye cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero ahantu ukwizera gukiza TV. Ijambo ry'Imana Pawulo yandikira Abaroma arambwira ngo harimo imbaraga zikiza, harimo imbaraga zibasha gukiza buri muntu wese ubasha kubyumva, yamara kubyumva ijambo ry'Imana akaryizera. Mu ijambo ry'Imana rero tubasha kurikurikira, harimo umuti, harimo urukingo. Birashoboka ko urwaye indwara warifuje biranga, ujya kwa muganga, unyura muri za sikaneri, wagiye wanyweye imiti itandukanye mu mafarumasi yose wagezemo, yamwe birashoboka ko wasengurutse no mu bihugu bitandukanye, ariko mu kwizera gukiza Imana yagukiza. Umurwayi yari amaze imyaka 38 yendeze, ntabwo biri tubwira imyaka bamushyize afite, ahubwo ngo nuko bamushyize ari umwana muto. Yesu ashimwe cyane. Ngo Yesu abyumva ko yuko akwiriye guca ku kidendezi ari Betesida. Ahageze asanga umurwayi, uwo murwayi yari arwaye cyane kandi yari arembye, ari benshi bakize areba, bamwe basubira mu mirimo yabo areba, abandi bajya barashanga areba, abandi barubaka areba, abandi bariga bararangiza areba, abandi babona akazi areba, abandi bahabwa poromosiyo areba. Ariko we yari afite uwamujugunya mu kidendezi, wamaze nawe akire, nawe yakira ubuzima bw'abandi. Wamaze Yesu umusuberera kumura munsi utazi, munsi utabashije gutekereza, nawe Yesu yagutungura. Kwizera gusa ko Yesu akiza, Yesu yagukiza mu izina rya Yesu. Wamaze Yesu ahageze, nta kindi yamubwiye, yaramubwiye ikorera uburiri bwawe maze witahire. Haleluya, Imana ishimwe. Ikorera uburiri bwawe maze witahire. Isi yanzanye ni ugukiza, isi yanzanye ni ukubohora, isi yanzanye ni ugutuma abantu bahabwa ubugingo buhoraho, ni ukubunga n'Imana, ni ukubaha amahoro yo mu mutima, ni ukongera kubagarurira icyizere cy'ubuzima, icyizere cyo kubaho. Kristo niwe ubeshaho wenyine, Kristo niwe wagukiza, Kristo niwe wagutabara. Ikoreze Yesu imigambi yawe mu rugendo rwawe 2026, ubane na Yesu. Haleluya. Mu mirimo yawe ya buri munsi, mu mibereho yawe ya buri munsi, ubane na Yesu. Yesu azagukiza. Reka dusenge Imana, kuko Imana niyo idushoboza, Imana niyo itubashisha, Imana ishimwe. Imana niyo ituma ibi byose bibasha gukunda.
Haleluya. Imana ishimwe. Mana data wa twese wo mu ijuru, Mana nziza, Mana ikomeye, Mana nyir'ububasha, Mana nyir'icyubahiro, Mana ikiza kandi Mana ibeshaho, Mana y'amahoro kandi Mana yo kwizerwa. Uri data wa twese mwiza, uri imbaraga zacu, uri se w'umwami wacu Yesu Kristo. Urakinga ntagire ukingura, wanakingura ntagire ukinga. Niwowe ugira icyo urema, warangiza ukirema ukagikomeza. Ngo kera bakwiringiye, n'uyu munsi bari mu mahoro. Haleluya. Tugufite nta bwoba, tugufite nta mwami nta gushidikanya, tugufite nta gutsinda, nta gutsindwa, kuko niwe udutsindishiriza. Urakoze rero Mana, ngaho bana natwe abantu bose bareba iki kiganiro, Mana bazagubwe neza mu mitima yabo. Haleluya. Bazabona amahoro, bazabona ineza yawe, bazumve baguwe neza mu izina rya Yesu. Abarwayi bazakire, imbohe zizabohorwe mu izina rya Yesu. Abashomeri bazabona akazi, mwami uzabera abantu ibyiringiro mu izina rya Yesu. Buri muntu wese uzareba iki kiganiro, Mana nyiringabo, akagikurikira cyose, musabiye umugisha mu izina rya Yesu. Mana uyu muntu ntuzaburi kumugenza. Uyu muntu Mana icyo azaba agukeneyeho cyose uzakimuhereze, kuko yabanye nanjye muri iki kiganiro mu izina ryawe. Mana nyiringabo, reka abazakwizera bose bazakizwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umuti, ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho rero ni ijambo ry'Imana nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo kwizera kurema. Kwizera kurema, kugafata ibitariho bikabaho. Turabisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho ni cya 27, igice cya 27 ku murongo wa 30, turagera no ku gice cyaho cya 28. Ngo abasare bashatse guhunga mu nkuge, bamanurira indere mu nyanja, basa n'abashaka kushugunya imbere y'inkuge ibyuma byo kuyitsa. Pawulo abwira umutware utwara umutwe n'abasirikare ati, aba nibataguma mu nkuge nimubasha gukira. Maze abasirikare baca imigozi y'indere, barayireka iragenda. Bwende gucya, Pawulo arabinginga bose ngo barye, ati none uyu munsi ni wa 14, mutegereza mutarya, mudakoza intoki ku munwa. Nicyo gitumye mbinginga ngo murye, kuko ari byo biri bubakize, kandi hatazagira agasatsi kamwe gapfuka ku mitwe yanyu. Amaze kuvuga atyo, yenda umutsima, ashimira Imana imbere yabo bose, arawumanyagura, atangira kuryaho. Bose babona ihumure, nabo bararya. Twese abari mu nkuge twari abantu 276. Bamaze guhaga, baroha amasaka mu nyanja kugira ngo borohereze inkuge. 41. Ariko bageze mu ihuriro ry'amazi, basekura inkuge ku butaka bwo hasi y'amazi. Nuko umutwe w'inkuge w'imbere urashinga ntiwanyeganyega, maze uw'inyuma umenagurwa n'imbaraga y'umuraba. Abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika. Ariko umutware utwara umutwe ashaka gukiza Pawulo, agwabiza imigambi yabo, ategeka yuko abazi koga biroha mu mazi kugira ngo abe ari bo babanza kugera ku nkombe.
n'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho, abandi ku bindi bivuye mu nkuge. Nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe, bose barakira. 28. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi aracana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, nukuri uyu muntu ni umwicanyi, nurora nubwo yakize mu nyanja, idacurwa kibera nimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyaba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, bahindura amagambo bati ni Imana. Imana ishimwe. Kwizera kurema, kwizera guhindura ibintu, kwizera gufata ibitariho bikabaho, niko mwifurije muri 2026. Uyu ni Pawulo na bagenzi be, ubwo bari bajyanywe ari imbohe, bagiye kubafunga, bagiye kubagirira nabi, bagiye kubaburanisha, ngo bageze mu nyanja bahura n'umuraba munini cyane. Muraba uteza ikibazo gikomeye mu nyanja. Bari mu bwato, barinzwe n'abasirikari bafite imbunda. Pawulo azamura kwizera kuko yari ari kumwe n'Imana ye. Haleluya! Yari ari kumwe n'Imana yamuhamagaye. Banuka abwira abantu, aravuga tumaze iminsi 14 tutarya, nta kintu turakoza ku munwa, reka turye. Kandi nitumara kurya, haleluya, nitumara kurya nibwo buri muntu wese ari bubasha gukira. Ariko tutararya nta muntu uri bubasha gukira. Imana ishimwe. Bamaze abantu baramwumvira. Mu gihe abasare bashakishaga ubundi buryo, bashaka kuvana ibintu biri mu bwato, bakoresha tekinike zabo, ariko biranga. Pawulo arabwira ati nukurya. Ndagira ngo ubwire ngo 2026 ni umwaka wo kurya, ni umwaka wo kurya ijambo, ijambo ritera imbaraga, ijambo rikiza. 2026 ni umwaka wo kurya. 2025 birashoboka yuko wahuye n'imiraba, birashoboka yuko wahuye n'intambara, birashoboka yuko wirwaniriye bikanga, ariko reka nkubwire 2026 ni umwaka wo kurya. Haleluya! Kandi umuntu utazarya ntabwo azabasha gukira uyu muraba, ntabwo azabasha gukira intambara, ntabwo azabasha gukira urusaku. Buri muntu wese utazarya ntabwo azabasha kuzamuka uyu musozi. Iyi miyaga ntiyayikira. Kurya, kwizera kurema, kwizera kubohora, kwizera gufata ibitariho bikabaho. Haleluya! Nta handi ni ijambo ry'Imana, nta handi ni muri Yesu Kristo. Haleluya! Imana ishimwe. Ngo nuko rero ngo bakomeze urugendo, bari muri metero zishyika 40-30, ariko ngo bakigera hafi bareba igihugu cyo hakurya batagisobanukiwe. 2026 ntiwari ubizi, ntabwo wari uzi kuzageramo. Ngo maze ngo ubwato mu nyanja, ngo maze bagonga ibuye, bagonga igisitaza mu cyari mu mazi. Ngo nuko ngo abasirikare bashaka kwica abantu, ngo ariko ngo umutwaro umwe bashaka gukiza Pawulo, ngo maze agwabiriza. Imana ishimwe, agwabiriza mu migambi
nibambuke. 2025 hari abo yambukije, hari abo yarengeje, hari abaguwe neza muri 2025 kuko bari bazi koga. Wowe utari uzi koga, Imana ishimwe, Imana ikugejeje 2026 ngo n'abatazi koga, ngo nabo barareba ibindi bishingikiriza biri bubambutse. Umva ngo reka bazi koga bamanze bagereyo. Abari bazi koga ni bande? Ni bariya bari bamenyereye gutwara ubwato, ni bariya bari bamenyereye kubugendamo. Abandi bari imbazi aho ngaho, ntibari bazi iyo bijya n'iyo biva, kuko bari baboshye, bari mu mapingu. Ese wakoga gute kandi uboshye? 2025 hari ibyari bikuboshye mwene data, hari ibyari bigufungiranye bituma utinjira muri blessing zawe, bituma utinjira mu gisha yawe. Birashoboka ko ari ibyaha, birashoboka ko ari uburwayi, birashoboka ko ari inzara, ari ubukene. Ibyo byatumije udakora umurimo w'Imana neza. Ariko umva ukuntu Imana ivuganye nawe. 2026 ni umwaka mwiza, ni umwaka wo kubohorwa, ni umwaka w'amasezerano, ni umwaka wo kwishima. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo nuko rero ngo bagezaho barambuka. Imana itabura uko ibigenza, Imana ya hafi na kure, Imana irengera abatagira kivurira, ibana n'imfubyi n'abapfakazi, Imana y'abakire n'iy'abakene. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo bose barambuka, ngo bagera hakurya rero, bagera mu gihugu. Icyo gihugu ntibari bakizi, ariko ngo cyari ikirwa. Icyo kirwa cyitwa Merita. Imana ishimwe. Ngo bahageze, ngo barabakira kugira ngo babazimanire, babacanire umuriro kugira ngo bote. Ngo hari imbeho nyinshi, hari umuyaga. Imana ikurinda imbeho rata muri uyu mwaka, Imana ikurinda umuyaga. Ngo maze bamaze kubakira babagirira neza, ariko muri uwo muriro babategamo igikururuka, bashyiramo inzoka. Ayiwe, Imana ikurengere, Imana itugirire neza. Ngo Pawulo arimo arakoranya umuganda w'inkwi. Pawulo yari umukozi we aho yabaga ari hose, kugira ngo acanire abantu, kugira ngo abantu bote neza. Ngo cyagikururuka, ngo kiraza kimufata ku gikonje, kimufata ku gikumwe. Ngo maze ngo abantu baravuga ngo noneho murebe, uyu muntu ni umunyabyaha burya, uyu muntu turamuzi, uyu muntu amateka ye burya arazwi, uyu muntu yari umugome. Haba ngo uyu muntu bamwishima hejuru, haba ngo Imana yaramukubise, haba ngo Imana ngo nitagira ute, nitamwica ntabwo bikunda. Ngo bategereza yuko, haleluya, ari bupfa akindutse cyangwa byimbiwe. Ngo maze barabibura. Imana ishimwe. Hari ibyategereje 2025 kupfa, hari ibyari bishaka yuko ujya muri serikeye, hari ibyari bishaka yuko udashaka, hari ibyari bishaka yuko utazabyara, hari ibyari bishaka yuko utazakira ubwo burwayi. Ariko 2026 bagiye kubibura, bagiye kubitegereza babure, kuko Imana yakumvise, kuko Imana yawe si Imana yabo biringiye ibigirwamana. Ariko wowe, haleluya, wiringiye Imana, kuko Imana igiye kubana nawe, kuko Imana igiye guhagararana nawe. Haleluya, Imana ishimwe. Pawulo afata cyagikururuka, agikunga umuriro mu muriro, aragikungumura. Haleluya, bose bareba ngo babona ntacyo abaye. Imana ishimwe. Babona ntacyo abaye, babona Pawulo abaye Pawulo. Haleluya, Imana ikuzaniye uburinzi kubwo kwizera. Hari ibigiye kutungurwa, hari ibigiye kubona ntacyo ubaye, hari abaguteza iminsi ariko bagiye gukorwa n'isoni. Haleluya,
ishimwe kuko ugiye kubyara, kuko nawe ugiye kubona urubyaro. Imana ishimwe. Kwizera kurakiza rata, kuri Yesu harimo imbaraga. Wowe mwizere gusa, kandi nukuri Yesu azakugirira neza. Komeza usome ijambo ry'Imana, usenga Imana. Kuri ndavuga ngo nuburire amaso ku mpinga y'umusozi. Komeza gutabarwa kwanjye kuri ye, gutabarwa kwanjye kuri Uwiteka. Wowe waremye ijuru n'isi, wakiringira abakomeye, wakiringira bene wanyu. Ariko aba hari igihe wagera ukabashaka ukababura, kuko umuntu ni umuntu, na mama wakubyaye yakwihakana. Haleluya. Papa wakubyaye yakwihakana, abavandimwe bakwihakana, ariko Yesu we, laisse de bon etanomene volance ne mone de kelesire ala site pone bare. Yesu we niyakurekura, lancement ede mone volance kelesire vona enetado kere banuta ene fere sire da urumva burwayi bwawe enete kofere sire naro maresare. Uwiteka yagukiza umwizeye, la lasse de ede bonete kansiriva. Urumva bushomeri umaze igihe kinini warashe kishije ukadepoza bikanga, lele de bone kere vire serede ne maso. Ariko wizeye Uwiteka ukamuhanga amaso, ene padoke de fome nana kimwe cyaguhagarara imbere. Seleme nete kere vire sire bone mata. Muri ubwo burwayi maranye imyaka myinshi waribuje bikanga, etado kene fere sire mene de bare. Ariko Uwiteka umuhanze amaso ukamwiyambaza ukamuhamagara yasa. Ene sefonema ene tako nevire. Uvanaho gushidikanya, wizere gusa. Etano mene vole sire bare. Bwira Yesu uti Yesu mwami, ene dano kene fere sire. Inzira uko kuva kera wakizaga abarwayi, eletano kene fere sire. Wasuraga abapfuye no kwa Yayiro wagezeyo, etanome nevona. Kandi esire dako no kwa Marita na Mariya wagezeyo, taravo etene minivani. Ubwishuti yawe Lazaro yari yapfuye, ene kare sire voleta. Uravamo ntabwo yapfuye, sehefi etanoke, ahubwo ariho arasinziriye. One enete kovansi, uramanuka ujya ku gituro, sire kore tare mene fansi. Urahamagara ati Lazaro nire bone, bone kene sire. Uravuga ngo kanguka kanguka, sendeka atoniki. Lazaro wari wapfuye arakumva arazuka. Sitado meneho, nanjye rero nebye enefu tandekire. Ari ibyanjye byapfuye narangije gutakariza icyizere. Telefone atene konesa, nanjye wizeye. Telefone taresi, nanjye winjire mu buzima bwanjye. Edekone fo etanasi, winjire mu mishinga yanjye. Tarase ne emanota, winjire muri business zanjye. Nire vole tarasi, winjire mu rugo rwanjye. Etadokine fo esante, uko urugo rwanjye rwari rugiye gusenyuka. Enetaso kenefa, biragaragara ko rusara uko rwasenyutse. Oneta anoveleleke, nanjye wongera unyubake. Enefo etadoke, nanjye wongera ubuzima muri 2026. Sete eteko neva, nanjye ndakwizeye. Doremo enanote, urakoze anota. Niwizera Yesu rero, Yesu arakugirira neza. Shalom, shalom.